Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Mukunzi wa Saveur Divine, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cya Yesaya 43 umurongo waho wa 2. Haravuga ngo, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi izagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amena. Iri ni ijambo Uwiteka avuganye nawe, ariko yavuganye n'Abisiraheli ubwo yarimo abaha isezerano ryiza ry'abantu bubaha Imana. Byavuze ngo nunyura mu mugezi ntago amazi azagutembana, nuca no mu muriro ntago uzashya, ndetse n'ibirimi byawo ntago bizigera bigufata. Amen. Iri ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'ibyiringiro, ni ijambo Imana ibwira buri muntu wese, akenshi wese ukunda Imana uko bukeye n'uko bwije. Ni isezerano ryiza ryinjiza umuntu mu burinzi n'ubudahangarwa bw'Imana. Ubundi abizera Imana, Bibiliya avuga ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Abizera Imana bisaba kwizera, bisaba guhagararana n'Imana, bisaba kugendana nayo kugira ngo ubashishwe rwose, unabashe kubona ibingibi Imana ivuga. Ni amasezerano meza, ni amasezerano umuntu yumva kumva ni meza, ariko si amasezerano ari buze kugera kuri buri muntu wese. Bisaba kuri kumwe n'Imana nyine. Yesu nashimwe. Iyo hari umuntu wigeze kuvuga ijambo ryiza aravuga ngo hafi y'Imana ni kure ya Satani. Imana ishimwe. Kure y'Imana ni hafi ya Satani. Birasaba ngo wegere Imana. Bibiliya inavuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo mirongo siyo nshaka kuvugaho, ariko ndagira ngo yunganire uyu murongo w'uyu munsi tugiye kuganiraho. Bisaba kugira ngo twegere Imana, kugira ngo tube muri ubu burinzi. Bisaba ngo tuba abana b'Imana kugira ngo Imana idukorere ibyo isabwa gukora. Rimwe na rimwe dukunda kwishyuza amasezerano, ariko tukishyuza amasezerano tutakiri mu masezerano. Unyumve neza. Dukunda kwishyuza amasezerano, ariko tutakihagaze mu masezerano, tutakiri abagenerwa bikorwa b'amasezerano. Nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ni ryari Imana ibana n'umuntu? Ni igihe umuntu yayihaye ikaze, agakingura imiryango, akemerera Imana ikaba umwami, cyangwa se tuvuga ngo Kristo akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo rero yabaye umwami, nibwo uca mu mazi ukisanga atemba, ariko we ntutembe. Nuko muri wowe hari urimo. Uburemere bwe ntibwemerera amazi kugutembana. Ahantu hose yakwiriyemo, buri cyumba cyose Kristo kirimo, buri mu mikorere yawe Kristo ayirimo, imirebere yawe Kristo ayirimo, imivugire yawe Kristo ayirimo, imitekerereze yawe Kristo ayirimo. Yaragiye aremera, agira ibiro byinshi muri wowe. Amazi wacamo uko yatemba kose ntazigera agutembana. Haleluya. Kandi ngo nzaba ndi kumwe nawe. Mu magambo make ni ngavuga ngo nzaba ndi muri wowe. Azaba ari Kristo uri guca mu mazi. Pawulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko sijye uriho, ngo ahubwo ngo ni Kristo uriho muri jyewe. Biba bishatse kuvuga iki? Sinkirwana intambara, ahubwo Kristo niwe urwana intambara muri jyewe. Singivuga, sijye ukibwiriza, ahubwo ni Kristo ubwiririza muri jyewe. Singikora ibitangaza cyangwa se ntacyo nyibasha, ni Kristo ukorera muri jye. Yo mpamvu yavuze ngo nabambanywe na Kristo. Ibyanjye byose umunsi Kristo yabambwaga, umunsi yapfaga, nemeye kuba we nawe abuwanjye. Igihe namwakiraga nemeye ko azajya agendera muri jyewe.
niyo mpamvu Bibiliya ivuze neza rero yabaga iri guhanura Kristo. Nunyura mu bibazo amazi ntazigera abura atemba oya muri ubu buzima ntago azigera abura ngo ariko azatemba ntago azigera gutembana. Umuriro uzaka, hari igihe umuriro waka muri famiye, umuriro ukaka ku buzima bwawe, umuriro ukaka mu nshuti zawe, umuriro ukaka ku mibereho yawe, umuriro ukaka mu mubiri wawe, umuriro ukaka kuri konti yawe, umuriro ukaka muri kofi yawe, muri mobo, buri hantu hose umuriro ukaka. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ntago uzigera ugutwika. Umuriro uragereranywa n'ikibazo cyose ushobora guhura nacyo, ikigerageza cyangwa igihinyuza cyose gishobora guhura uwo wahura nacyo, ntacyo kizagutwara kuko ndi kumwe nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Aka kantu rero niko kuba Kristo ari kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe. Iyo tuvuze Imana, iyo tuvuze Kristo, tuba tuvuga umwe. Kuko Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye Data. Abigishwa babigeze kumubwira ngo twereke ngo Data wa twese. Ngo Data buje ngo twereke Data wa twese. Avuga ngo namwe koko murambaza ngo mbereke Data wa twese. Aravuga ngo iyo umuntu ambonye ababonye Data wa twese. Kuko nta jambo na rimwe mvuga ari ryo ryivugishije, nta gitekerezo cyanjye ntanga, ahubwo ibyo mvuga byose ni Data uvugira muri mwe. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi izagutembana. Aka kantu rero kumvikane neza, imigezi bitemba ni kishatse kuvuga iki? Kuba mu bibazo hari ahantu tureba tukavuga ngo aha niho hari amahoro, aha niho hari uburinzi, mbaye aha niho nabaho neza. Ariko ahantu hose ubaye ubanye na Kristo ubaho neza. Ahantu hose Kristo yari muri wowe, Imana iri kumwe nawe, ihahindura ahantu h'amahoro. Ihahindura, niyo wanyura mu gikombe cyitwa Baka, abakiranutsi ngo bahindura ahantu h'amasoko. Niyo waca mu butayu, iriba riraboneka. Kwa iriba riri muri wowe, iriba ry'amazi y'ubugingo riba riri muri wowe. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Nuca mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi izagutembana. Hari amazi aba ari ikidendezi ahagaze ahantu ugira ngo ntacyo atwaye. Ariya niyo ibidendezi, niyo bibamo ingona, nibwo bibamo hahantu hameze nkaho hari amahoro, hahantu ubona akabazo kuvuga akabazo ni gatoya, hahandi ugira hamwe utamenya uburebure bwaho uko bungana. Amazi ibidendezi burya hari igihe ugeramo imbere ugasanga harimo umwobo muremure ku buryo ushobora kurengerwa. Aho naho muri ayo mazi unyuramo Imana izaba iri kumwe nawe, nimba koko warakiriye Kristo ukamugira umwami. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Abantu benshi tuzi ko Kristo ari umukiza, icyo turakizi. N'abadashaka kumukorera, n'abadashaka kubana nawe bazi ko ari umukiza. Ariko we need to make him king first. Tugomba kumugira umwami mbere yuko aba umukiza. Na reka kubera umwami. Noneho yamaze kuba umwami wawe, akuyobora nahuca. Iyo yemeye kuca rero mu mazi, ari we wabyemeye. Nta ngona usangamo, niyo uzisanze maze ibumba iminwa. Uribuka neza Danieli, iminwa y'intare yarafunzwe, amujugunye mu rwarwo burimo intare. Kubera iki? Kuko yari ari muri iri sezerano ivuga ngo nuca mu mazi. Amazi agereranya byinshi, amazi agereranya ibibazo byinshi by'isi. Aya mazi, ubundi ubuzima bwacu tuba tumeze nk'abagenda mu nyanja. Ubuzima bwo mu isi ni mu nyanja, niho tugenda. Inyanja y'isi irimo ibibazo byinshi, irimo ingona, irimo ifi zirya izindi, irimo ibibazo byinshi cyane wahura nabyo. Noneho ngo nugera no muratemba yayandi ahurura, ayo ngaho atuje, ntumenya ko ari bugutware, ushobora gucamo. Ariko hari n'andi azahorera, ukayumva aturutse ruguru ukavuga uti ndapfuye. Noneho hari n'ahandi ikibazo gituruka hirya iriya ukavuga uti noneho nimbona ntambutse muri ibi ngibi. Ariko nawe ngo ntago azigera gutemba nawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kubera ko ndi kumwe nawe. Kubana n'Imana, kureka Imana ikaza akaba ari iyobora, kureka Kristo akaba ari gutwara ubuzima bwawe. Ntiwitwaze Kristo nk'agakingirizo, nk'ingabo igukingira, ariko uri uwigenga.
emera Kristo agenge ubuzima bwawe, aba ari we umwami. Iyo amaze kuba umwami, icyo atangira gukora ni iki? Aba umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umwami, akakubera n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata. Haleluya! Iyo wanyuze mu muriro, habaho igihe cy'umuriro ku buzima bw'umuntu, kandi ibi byiciro byose mwene data uri ku isi wavutse, buri muntu wese wabyawe n'umugabo n'umugore agira igihe cyo guca mu mazi, akagira igihe guca mu atemba, akagira igihe cyo guca mu muriro. Ariko bamwe barashya. Ni hahandi umuntu ajya mu kigeragezo akagikoreramo amakosa, niho hahandi biba byitwa ngo wahiye. Saduraka, Meshaki na Abedenego bajugunywe mu itanura ry'umuriro, ngo baza gusanga nta kintu na kimwe, ngo ndetse n'umwotsi utigeze ubanukaho. Nshuti y'umusaraba, mwene data, emerera Imana itwara ubuzima bwawe. Shyira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana, uzaba urinzwe, uzaba urinzwe, uzaba uri amahoro. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikomeze kukwishimira. Amazina yanjye ni Pastor Placide. Imana ikomeze iduhane umugisha, kandi uko bwije n'uko bukeye ubu burinzi Imana isezeranya ukubeho. Ariko nawe wakire Kristo, wemera kubera umwami, umukiza w'ubugingo bwawe. Shalom, shalom. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwishimire. Amen.